bakunzi ba Formula 1. Ubu rero Formula 1 ikaba igeze mu Butaliyani ahantu bita Imola, Grand Prix yabo bakaba bayita Emilia Romagna. Ahantu ho mu Butaliyani ndagira ngo mumbabarire, ahantu iyo ihageze biba bivuze yuko aha ni ahantu h'amateka cyane kuri Formula 1, ariko usibye ahantu tugiye kuvugaho turaza kuvugaho nanone kuri Ferrari yaje kuza kuba yongera gukora akantu, yongeye kwiba abakozi ba Mercedes bazaza gufatanya na Lewis Hamilton. Ariko tutari twajya muri ibyo ngibyo, reka tubanze tuvuge kuri iyi Grand Prix ya Imola y'Abataliyani. Ubundi iyi ni Grand Prix ibera ahantu bita Emilia Romagna, ni mu gace ko majyaruguru y'Abataliyani, ariko ikabera mu muhanda witiriwe uwo bita Enzo Dino Ferrari. Uyu Enzo Dino Ferrari akaba yari umuhungu w'umusaza wubashywe cyane mu Butaliyani bitaga Enzo Ferrari. Enzo Ferrari ni nawe watangije ikipe ya Ferrari iyi ngiyi mubona ihatana, irimo ba Charles Leclerc ndetse na Sainz Carlos. Rero Enzo Ferrari akaba yari umuntu watangiye ibintu by'amasiganwa y'amamodoka kuva mu 1940 n'ibindi, ariko Formula 1 yo yaje kuba itangira mu 1950. 1950 nibwo Grand Prix ya mbere ya Formula 1 yabashije kuba yaba. Hanyuma nyuma yaho mu 1956 umuhungu we yari yarinjije muri ibi bintu bya Formula 1, yaje kugwa mu mpanuka y'imodoka ya mbere yari yabereye ahangaha mu Butaliyani, bamwitaga Enzo Dino Ferrari, niwe waje kuba yagwamo hano mu mpanuka y'imodoka, biza kurangira uyu muhanda bawumwitiriye. Rero ahantu ariko uyu muhanda cyangwa se nk'iyi stade izi modoka zisirikiramo akaba ufatwa nka home stadium ya Ferrari nyine. Ahangaha niko ku cyicaro cya Ferrari. Amakipe menshi yo muri Formula 1 bafite nyine ibyicaro ahantu nka hano mu Emilia Romagna bahita kwa Ferrari. Mu Bwongereza ahantu bita Silverstone ni ku cyicaro cya Mercedes, niho Mercedes niyo home yayo. Red Bull igira icyicaro ahantu bita Milton Keynes, naho muzahamenya. Ariko hano nyine Emilia Romagna ni kwa Ferrari. Uyu muhanda bakaba bawiyisirikwi, bakaba bayita ica ku muhanda bita International Autodrome International Enzo Dino Ferrari, niko uyu muhanda bawita. Uyu rero ni umuhanda nyuma y'uko Dino Ferrari ahaguye bakawumwitira wamaze imyaka 10 udakoreshwa na Formula 1. Hanyuma si 10 gusa, bari bawutegetse kumara imyaka 10, ariko byaje gukururukana kuko Formula 1 yongeye ukagaruka mu 1980 birakomeza. Hanyuma mu 1994 ahangaha Imola muri Emilia Romagna, ahangaha kabisa niho haje kubera catastrophe. Ahangaha byari mu gitondo cyo ku itariki ya 1 z'ukwa gatanu mu 1994. Ahangaha mu Butaliyani haje kubera icyo twakwita inkuru y'akababaro icamugongo muri Formula 1, ikintu umuntu wari wese yatari yarigeze akeka yuko cyagombaga kubaho. Ubwo iki gihe hari abashoferi babiri bari bahanganye, umudage bitaga Michael Schumacher, baramuzi uyu nguyu, nawe afatwa nka nimero ya mbere kuko afite nawe World Championship 7, ariko icyo gihe ndumva yari afite nk'imwe cyangwa nayo nta nayo. Hanyuma hakaba hari umubraziliye bitaga Ayrton Senna. Uyu nguyu Ayrton Senna yatwaraga imodoka ya Williams y'Abongereza, mu gihe Schumacher yatwaraga imodoka ya Ferrari ya Ferrari y'Abataliyani. Ni ukuvuga ngo Michael Schumacher we yari ameze nk'uri mu rugo, hanyuma Ayrton Senna we yari ayoboye urutonde rw'agateganyo rwa World Championship ari mu modoka ya Williams. Mu gitondo haza kuba briefing nyine, buri gihe Formula 1 bagira inama imeze nk'iya tekinike y'abashoferi bose bareba ibibazo byabira aho ngaho uwo munsi. Hanyuma abantu baza kudekarara yuko imodoka ya Williams ishobora kuba ifite ibibazo, ko batakagombye kuyemerera kujya mu muhanda kugira ngo ikine iyo Grand Prix ya Imola cyangwa se Grand Prix ya Emilia Romagna. Ariko abayobozi ba Formula 1 baza kubyanga, baravuga ati ibyo ngibyo ni ibirego
Ferrari miratanga kugira ngo Ayrton Senna atajya mu muhanda, bize guha amahirwe Michael Schumacher we aze kujyamo hanyuma aze kwitwara. Rero ubwo n'ubugambanyi mushaka gukorera Ayrton Senna. Ati ndavuze ngo Grand Prix ibe abashoferi bose bayitabire, cyane cyane yuko Ayrton Senna we yari ari no kuri pole position, we yari yatangiye isiganwa ari uwa mbere ari imbere. Ubwo race yaratangiye rero ari ku cyumweru isaa 9 itariki ya 1/5 kuri lapu ya 7. Lapu ni nka round nyine bazengurutse bwa 7. Ayrton Senna bageze mu ikorosi nk'irya 3 yari ari ku muvuduko w'ibirometero 312 ku isaha. Yagiye gukata, bavuga yuko yashatse gupangura vitense ebyiri icyarimwe kuko yari ari ku muvuduko mwinshi. Atinda ku breaking, arabanza pangura vitense ebyiri, anana breakinze gukata biranga. Abantu bazi imodoka murabizi, ntago usibye n'imodoka na moto, urumva ikinyabiziga kiri kuri uwo muvuduko gupfa gukata biba bigoranye. Yaragiye ahita agonga mu byo bita barriers nyine n'ibintu baba bashyizeho bizengurutse umuhanda, icyo bita suspension kiraza kirakubita gica mu gatuza, kirazamuka cyahuranya mu mutwe giciye muri casque. Ako kanya umuhungu wacu Ayrton Senna wari umaze kwitwara World Championship 3 ahasiga ubuzima, agenda gutyo. Icyo gihe apfa yafatwaga nkaho ari we wa mbere mu bantu bose babayeho mu gutwara Formula 1. Icyo gihe hari haraciyeho abashoferi benshi bari bakomeye, abantu bazabo bitaga ba Chris Hunter umwongeza ukomeye, abantu bazi uyu mu Polish witwaga Niki Lauda. Ariko abo bose kugeza muri 1994 Ayrton Senna uyu nguyu yafatwaga nk'ari we mu shoferi wa mbere wari warabahigitse mu bigwi, mu buhanga yagaragazaga mu modoka atwaye. Uyu biza kurangira asize ubuzima aho ngaho. Ejo bundi ku itariki ya mbere ba celebratingaga imyaka 30 amaze atuvuyemo. Ayrton Senna Imana imuhe iruhuko ridashira, yari umuntu w'umugabo cyane. Rero namwe mu mateka twari tubanyujijeho ya Emilia Romagna Grand Prix ibera kuri Autodromo Internazionale Enzo Dino Ferrari. Hanyuma rero ubwo ngubwo tukivuga ibyo ngibyo, iyi stade yakirirwaho nyine n'iyi kipe ya Ferrari nyine nk'uko mubyumva. Ferrari ikoze agashya na none mana yanjye. Ubu ngubu tuvugana Ferrari iragiye kugende muri Mercedes, imaze kwibayo uwo bita Lewis Hamilton umwaka ushize. Murabizi yamwibye. Ubu ngubu saza 2025 niho hazaba ari. Nkaho ibyo bidahagije, ibiragiye imwibye abenjeniyeri babiri bakomeye yagenderagaho, aribo uwo bita Jerome D'Ambrosio. Bamwibye bahita bamwemera kuza akahita yungiriza Frederic Vasseur ni team principal. Uyu Jerome D'Ambrosio azaza yungirize Frederic Vasseur. Hanyuma ubundi Mutarani bakoranagayo bitaga Loic Serra nayo baba baramuzanye bati no uzaba umuyobozi wa chassis yacu, nuzaza gukora chassis yacu. Ibyo byose bikaba bivugwa yuko na Adrian wavuye muri Red Bull aribo bamwibye. Bivuga ko Adrian nawe muzaba mumubonamo hano muri Ferrari, aho azaza nawe agakora aerodynamics nyine, agakorana ikintu cy'inyuma nyine cya Ferrari kugira ngo nayo izaze iguruka nka kuri tubona za Red Bull. Ferrari yarakomeje ubugambanyi, itwara buri muntu wese mwiza waba uri mu ikipe yari yose. Batwaye Lewis Hamilton, bahise bibayo n'abenjeniyeri babo babiri. Nyuma yaho bamaze kwibirana Adrian muri Red Bull. Ubu ndakubwiye ngo Ferrari ibintu izakora umwaka utaha twese turabitegereje, dutegereje kureba ukuntu izaba iryana. Ubwo rero gahunda nta yindi, ni hano mu Butaliyani. Bazaba ku cyumweru nibwo hazaba race yaho, izaba saa 9. Umuhungu wanjye Lando Norris nyuma yaho atwaye aka Grand Prix agashikuje Max Verstappen muri Amerika Miami,
n'ubu ngubu azaza nabwo yikokinze avuga ati ntawamenya ibindi bibazo Miami ishobora ibindi bibazo Red Bull ishobora kugira, wabona bagize nk'akagisida nkongera nkakajobora, mu gihe Charles Leclerc nawe aba ari aho ngaho arekereje aka Grand Prix kabasoba bose, akavuga ati Red Bull yongeye gutsikira nanjye ninjye wahita ugatwara hano mu rugo iwacu. Urumva ahangaha abari mu rugo kwa Ferrari, abashoferi ba Ferrari hano baba bagomba gutanga icyuya n'amaraso kugira ngo barebe yuko baha ibyishimo abataliyani, dore ko uyu mukino usa nkaho ari uw'abanyaburayi cyane, ariko muri abo banyaburayi buriya abataliyani n'abongereza nibo uba ubona bahetse iyi Formula 1. N'ibyo rero ni aya makuru, nta kintu kiri cyo kuvuga kuri iyi Grand Prix itari yarangira, tuzaza tureba resultat zayo, tunareba preview nyuma y'uko iyo resi ibaye. Gusa nyine utwo tu update nitwo numvaga nashaka kubagezaho aka kanya, ibindi duhuze ubutaha.